shabyibore nagusikeje ari ikirenge ako ubundi izo mvugo zanyu zazivuga mugeze ryari igikwe nigi umva nkubwiza ibintu biriho ubu birangira nshiye ku bantu babiri baganira hase wa mugabo ko nawe isarangura nk'umuntu hasi ikigage wabaye kimuri umuhanda aha reka mbabwire rero mwabagabo bimeze neza ariko kutaminywerera nagusikejeho mfite igikwe igikwe nose igikwe ako ubundi izo mvugo zanyu zazivuga mugeze ryari igikwe nigi shabyibore nagusikeje ari ikirenge That's not why I could have. I chanishije imbago. Dasiyo niyo kirenge bavuga. noneho mana yanjye ibintu numvishe iki kinyarwanda cy'iwacu barakishe birarangiye ngo igikwe si no kuva ryari ngo n'ikirenge noneho ubu njye ndumiwe birandenze Minisiteri y'Umuco iki kintu kigeho ibi bintu Minisiteri y'Umuco igomba kubyiga ntabwo hase wa mugabo ko nawe isarangura nk'umuntu hasi ikigage wabaye kimuri umuhanda umva nkubwiza ibintu biriho ubu birangira nshiye ku bantu babiri baganira yamutumiraga ngo mu cyimbo cy'ubukwe avuga ngo ni igikwe kugira ngo ajye ku murenge ngo ni mu kirenge ubu se Minisiteri y'Umuco n'Ururimi idatabaye abanyarwanda ejo baza bavuga ngo iki hano mu mbwiza bamuneka ngo nabona imvugo ziriho ng'abavuye ngo n'abaniga ngo n'abaci ngo n'abagengo byarangiye mukavumo ibyo ni ibi ubundi kera ntabwo ibintu byabaga kabisa sinzi aho byaturutse aha ariko mbabwire rero mwabagabo ibyo bintu mujye mubyihorera rwose ibyo ugiye kwivanga mu by'urubyiruko byagutanga rwose ibyo tubyihorere ntimwabitindeho nyine sisita nta kundi nyine kugira ngo uzakore icyo gikwe cyawe ariko nawe rero ugabanye izo sirenge zindi urabwira ubuji ngo ufite igikwe ngo ikirenge bakivuga neza ahubwo minywererano ndayishaka ni intwererano ejo nzazinduka njya kuragira ihene zanjye mu gishanga intwererano nzayikohereza nzayiha akadogo w'iwanjye ayikuzanire ndazinduka njya kuragira mu gitondo rwose izakugeraho rwose igihumbi n'igihagije
mwene data yego mwigisha iki ni igihe cyo kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza bahindukire bave mu byaha byabo. kuva njye nkivuka sinigeze mbona mama wambyaye namenye ubwenge mbona mbana na papa gusa. ariko bariya abantu ndabona batakabona ari kuvuga ubutumwa bwiza no kuvuga amagambo meza wagira bari wagireyo rwose. Amahoro y'Imana ntabane namwe. Bifuzaga kubabwira iby'ubutumwa bwiza bwo kwihana kugira ngo muhindukire muve mu byaha byanyu mwumve ubujiji uzatera. Nari ngize ngo mbabwire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mose cyo kuva ibyo ijambo rivuga ngo Imana iravuga aya magambo yose n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa inzu y'uburetwa. Uburetwa ijambo ritubwira kuva mu byaha ya mirimo ya kamere, ubusinzi, ubusambanyi n'ibindi bitandukanye. Se murumva amagambo y'Imana tubabwiye abaryoheye cyangwa akoze ku mitima yanyu kugira ngo mudufashe gukomeza kubwiriza n'abandi bari bari inyuma yanyu. Mwigisha kubw'ijambo ry'Imana mutubwiye
muririmba mucuranga Mwigisha urakoze kutubwira amagambo y'Imana. gusa bose mwaza tukamenya tukomeza bari gutanga ahora cyane n'abandi namwe kandi muhorane umurimo mwiza za nshingano Kristo yadusigiye no kugenda mu mahanga yose kwigisha abantu ubutumwa bwiza. Rero namwe twari tubabonye tukabasiga maze tukatuza se murumva ayo makuru muyakiriye tuzatumva n'ikiko ntakikere. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ubyahishe umunsi tuzaba twageze mu ijuru bazatubagira ibiryo biruta ibyo nyamwuga. Ikindi ijuru yo maze kwakira kuzuka hariho imbuto z'amoko kandi zoroshye kurenza abantu. Mwigisha atatwemerera kujyana nawe. Ibyo avuze ni ukuri. Ubwoko bw'Imana rero bamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo baryohewe n'ijambo ry'Imana kandi mwari abanyarugomo ariko mwese mwarabiretse. Ijambo rongeye kubasomera iryo kubakomeza kuko mu minsi iri imbere iza murajya mu misozi kuvuga ubutumwa. Ijambo ngiye kubasomera igitabo cy'Abefeso avuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Nabizi ko n'umusirikare isigaye mukomerere mu mwami mu mbaraga z'ubushobozi bwe, yambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana ibahumurije. Rero twari turi kuri iki kirwa Kigali yahirwa kugira ngo dukomeze gusohoza mwigisha. Hari umuntu uri kumvaga amukubita oya ntabwo ijambo ry'Imana riri kurivuga. Ndavuga ngo mwene ntabwo urikiza cyangwa se akubwira ntabwo igisubizo ari ukumukoma ahubwo ushobora kuba ataraba muri Imana ikibazo nakuvuge sigaho intambara turwana siyo mu mubiri. Yesu wamukla ayemi yandi utwara mu mutima kugira ngo ubashe gutera bije bikura. Murakoze mwigisha bose. Nuko rero bene data abashimira ku Mana data ko mwamaze kwizera. Igisigaye rero ni uguhamya ibyo mwizeye. Isigaye ibyo Kristo yadusigiye Imana data n'iry'umwana n'iry'umwuka we.
ngo abazemera uzababatize mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'Umwuka. Inzira ni imwe rero, tugiye kumanuka twerekere kuri Yorodani kugira ngo dusohoze icyo Kristo yavuze. Imana twizeye kandi twiringiye, bambera umugisha kandi baha imbaraga rwose zitagabanije. Nsabe Timoteyo kugira ngo ahaguruke kugira ngo dusoze icyo Kristo yatumye. Izuba rero ushobora amaze kubivuga, tugiye kuvugaho umuhango mwiza wo kubatizwa nk'uwo Yesu yanyuzemo. Tugiye kugenda twerekere kuri Yorodani kugira ngo twibuka kuko Yesu adusezeranyije ngo abazemera bose uzababatiza. Icyo rero mureke tugende tujye kugera kuri uwo muhango mwiza wo kubatiza. Rero nk'abantu bitegura kujya mu mazi menshi, ndagira ngo mbabwire ikintu Kristo yavuze. Ntimugakunde impiya. Impiya benshi murabizi ni amafaranga, zikabatandukanye n'Imana. Hari umuntu wangiriye nabi, wowe namubabarira. Ijambo ry'Imana icyo rivuga, yavuga ngo mwene so naguhemukira uzamubabarire rimwe ndetse kugeza kuri 7, kandi wongere umubabarire 7 inshuro 70. Izo nshuro zagezeho ku nshuro umubabarire, ntabwo ntabwo yarakumushyikira. Uramwihanganira kuko niko ijambo ry'Imana rigusaba, kandi umutima wawe ntabwo ahubwo ngenda musekura nanone. Oya ntabwo nera umubabarire kugira ngo ntabwo wajya mwaya amazi ngo uvuke ubwa kabiri ugifite gahunda yo gusekura. Narabatijwe ntabwo njya kubatizwa. Bene data rero bamaze kumva ijambo ry'Imana rigusaba, ariko hari ijambo ryiza Yesu yavuze yo kubuza umutima. Reka nsabe Timoteyo azane rya funguro kugira ngo tubashe kurikoraho mu kimenyetso cyo kwerekana ko twahuje umutima. Niturangiza turakurikizaho n'ibindi. Bigishwa rero, gahunda yacu ni ugusangira na mugenzi wawe. Wowe urasangira na mugenzi wawe.
mwene data rero yizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akaba ageze ku rwego rwo kubatizwa turamubatiza mu izina rya data twese ntabwo mubatiza mwene data yamaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ugiye kumubatiza mu izina ry'Imana data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera turabashimiye rero ntore z'Imana ugiye gusubiza icyo Kristo yavuze mwese nawe aho rukwiriye mugiye kugenda mujye mu misozi no mu bibaya mubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana kugira ngo nabo baze bahinduke nk'uko namwe mwahindutse kandi buri muntu wese agiye kugenda yera imbuto zikwiriye abihanye kandi noneho mugomba no kwicisha bugufi mwese mugaca bugufi mu mitima yanyu kugira ngo ijambo ry'Imana rirusheho kuboneka ko ryageze muri mwe. Bwenge we nambwira ndetse agezemo barangiye kwaza nk'umutaka yese gengera afite muri iminsi nasanzwe byaranyobeye ntamenye ko nimeze kabisa ariko papa ni mumuna wabwe asigaye turi bidore tunanitse mu rugo ibintu byose ni ubyirira uzuze ko ari buryo wenyine ntabwo uri burya wenyine ni ubyirira niyo rero ndaba mpari ko numva inzara igezemo shehe ntabwo ibyo biryo biratungana byahiye namaze no kubitegura aje ihangane umugore n'undi ndimo ndaza bamuryoherwe yego ni karibu rwose utambukire kwishima ndabona binaniye birahiye kabisa bose neza ate tugiye kurya n'ibiryo byahiye kabona nabi ishyimbo gusa abantu mwe mwicaye hano mwicaye banjye ntarana yicara nabirenze nta kibazo wicara hamwe umva babwire mwa bantu ubundi ngewe kuva kera no mu rugo barabizi sinjya ndya ibishyimbo n'ubugari rwose byarananiye rwose ntabwo njya mbirya rwose munyihanganire rwose si ukubasuzugura sha nanjye nuko bamanutse kwa muganga bose ahambwa ati nutareka ibishyimbo ushobora no kuzarwara urwagashya rwose rwose ntabwo ari ukubasuzugura abavandimwe rwose ahubwo kubona peti kabisa muryoheza rwose kuko hasi reka mbabazi kuko nk'abantu b'abagabo muradusuzugura mu rugo rwacu ntimukoze no mu biryo koko sheri we abashyitsi bari hano nyine barya zana kwa kuntu nyine na ya gahunda yewe kandi twavuze ko tutarya ibishyimbo n'ubugari njyewe ndi kubona bazanye agafi urumva twebwe tugomba kurya agafi ibishyimbo byo urabizi ntabwo tujya turebaho rwose amazi umva buriya mwabantu ntabwo nabasuzugura ubundi bajya bavuga ati nta muntu ujya usuzugura umuntu w'umugabo buri nanjye ndapfa kurya nabi ntabwo mpande twagenda tubasuzuguye
buriya bambujije kurya ibishyimbo ariko abashyitsi bacu se batarya ubugari bihangane kabisa ariko ku bugari nta kwihangana ihangane rwose dore ntabwo uburyo twatetse mu rubasha ariko nta kwihangana nkarya ku gafi Bravo basisa. agafi ariko karanaryoshye rero buriya kugira ngo abashyitsi bacu rero si ubu basi mwamenye no kudushyimba nunabara shimaze ko atubwira kandi utagira kandi bambwiye ko urwaye agashya rwenda gukira aya umva mu rugo ni ibisambo iyi fi ntabwo ntavuze ko mutajya murya ni mwihanga akira ibishyimbo cyangwa ujyanye ibiryo byanyu yaba namwe abageni isheni abisheni tuyizi Meze neza. amakuru yawe se Amakuru ni meza. akomeze neza agakora vayo abisheni bite nyawe isawa wowe se wari umeze ute abandi nawe se sha amakuru y'iminsi byaba biri aho bisanzwe n'imvura nayo itari gutuma umuntu yigira mu kazi ako narumvishe ngo wa mukobwa yarakwanze akagenda urabona ngewe umusore boga ari umuntu wanyanga se yazanyanga agakundana sha mani nayigize ngo yaramukatiye mani rwose barakubeshye ntabwo yabikoze ko yatira akazakuraho undi umeze nkanjye akaboko n'umusore yindi ahubwo mani yarakira cyane ziri kata ngwino ako mani kiriya cyana ndabona kimeze neza mbega icyana we warya followers ni nka bya
Action. Action. Wagira reka kurangara. Action. Niko wagira reka kugenda urangara ntabwo uzi kutesera cyangwa uragira ngo shere wawe tangira umuco nyuma kakari. Nawe rero nawe ntiwihagararaho kiriya cyana kirakeye. Kirakeye ariko nyine wapfusha nyine. Ariko nawe gushaka kuroba nawe ndakuzi. Cyane ariko byo ni sawa. Ariko nyine umenye ko ufite shere. Urabona mutaba mwatwanye kandi waramukundaga cyane. Iri kati. Narembe. Action. Vamane ahubwo ngiye urumva ngiye kwiyakira nimero rwose ngiye kuyataka kanamba rwose yenda imibare 7 nzayishakira Shange rwose shere wanjye arahamagije pe ngajya ndije kubagarira yose ubwo ibyo birakureba rwose ariko kugira shere umwe nibyo byiza mani nibive mu mana ahubwo reka cyo aho bayigendere ngende ikomereje byeka wowe Shani. Action po. Azikanga umubyeyi saa 12 yakubyutse ngo byuka tujye gusenga n'ibintu usenga utanabizi Action. Salamu. Action. Uvuge cyane. Action. Sisi bimeze biteze. Ni sawa. Sisi mamaye namba yawe. Namba yanjye. Akira. Urugo ni hafi aha. Shani hano hafi. Okay. Action. We. Amajwi cyane. Zamura amajwi tuyize mutangire. Tangira uvuga action. Action. Bireba wowe. Cyane nabyo nibona. Ntabwo kora ukunze kumana. Cyane this. Kushomeze neza kabisa. Gusa cyane ahubwo gakeya. Gake cyane ahubwo ni nabyo babona. Aguse wambaye akanamba kawe mwana. Kanamba kanjye se. Kugatanga bigoye da. Se bigoye he? Ndaguye imibare 7 ariko indi tutizayisha. Nta kibazo mpiyanyuma ya mbere ndayishakira. Umva. None se wambaye akanamba kawe. Cyane kagwa ariko nyine ni ya mibare 7. Nta kibazo wowe ishyiraho ikurikira ya mbere ndayishakira. Yuzuye imibare 7 nyine nayo yindi uyishakira. Kigaragara kishaze ntago ari zawe. Izanjye. Cyazere konde bazijya gusa n'izanjye. Abo ntare. Indi ndayishakira tu. Ntabikaze. Action. Shamba nana gukonza kabisa. Aho bireba wowe. Nagene nabyo mbambura. Kusi wagiye nzaje mbikwereka gute? Barani bande ndi kubona. Abahese. Bariye. Abahe nyine. Uriya shisheri wanjye. Wohese. Sigura kubona kandi gakobwa. Agiye.
tubwira action man. action Ariko mana yanjye rwose abakobwa b'ubu babuze ubwenge. Urasa uragiye kubuza abimereye neza agiye hehe koko? Uriya ni ubugoryi cyane ariko reka mukurikire ndebe. mugabanye ubwana mani turabigenza ute? Listen. action Ako nkawe nk'igihe nagutegerereje uhagaze aha ngaho umara iki? Uyu ninde muri kumwe? Action. ni inshuti yanjye ya kera twariganye Mwariganye? twariganye muri segonderi kati Action. action vuga Ese ubundi wowe uteye uturuka hehe? kati Nyenyenyenyenyenyenyenye. action Anita Umva agakobwa n'undi munsi utazongera kumenyera. Abaye utonda action. oya naguje Action ipo. Como lesbiana ou couple? Oi, muri mubi. Urimo mbona pe. Muhave. Action. Action. Ubundi byose so wite muri muraneza buriya bukobwa. byarangiye